uyu mukobwa dutangiranye mu kurukundo kacu niba abakobwa baboneka hake ndetse ni mwiza koko nawe uyu murebye uhita ubyibonera. Yararanga arimo arafunga urupangu rwe ndetse yaravuye mu kazi, ariko muri ako kanya arimo arafunga igipangu cye ntago yari wenyine hafi aho ngaho. Hari abasore bari hirya ye gatoya atabimenye ndetse bose bari bamurangariye, buri wese ari kuvuga ati mana we mwana reba hari atumva yarambonye, atumva mwana uriya mukobwa rwose ndikumva musariye, ndikumva mukunze cyane, uwampa mo pasi. Ndetse uyu yarangiza akavuga ati mbega manyashi ati mwana biriya bintu ntabwo bisanzwe. Umukobwa nk'uyu nguyu baboneka hake mu kanya nabibabwiraga, kandi koko yari mwiza bigaragarira amaso ndetse bigaragarira buri wese, ubanze niyo waba utabona wabibona. Ubwo bidatinze umwe muri ba basore yaravuze ati mwana uwampa mo pasi, mwana uriya mwana kugira ngo anyemere buriya byansaba iki? Yaravuga ati mva mwana ntituze gupfa umukobwa niboneye, atumva nawe ubwo wamukunze bisobanuye ngo twese twamukunze. Ati mwana ubwo ze waba udakunda uriya mukobwa nk'uriya ukaba uzakunda nde? Ati mwana twese turi kimwe. Ndetse bose bano bahungu bari bamukunze bamusariye, bari bagiye mu rukundo nawe ariko umukobwa ntabizi. Reka twirebere filime yacu tuvuye kuri rwa ruhande. Basore bamaze gutaha barakwereka umwe muri ba basore yaraje akomeza kwibaza ku mukobwa yabonye, ibitekerezo byamutwaye ari kwibaza ariko abakobwa nka bariya babaho cyangwa. Mugenzi we yaraje arangije avuga ati bro Henry, uyu musore yitwaga Henry, ati bro bimeze bite? Ariko wapi bro bimeze bite? Wapi. Umusore uri aha ngaha yasinziriye, yagiye gukanguka avuga ati mwana unkuye mu nzozi nari nibereyemo. Ati narindi mu nzozi zidasanzwe, mbona ndi kumwe n'uriya mukobwa, mbona ari hafi yanjye, ndimwe mukorera utuntu tw'utujeste, ndimo ngenda niterera siporo, ngenda muzanira indabyo, ngenda mwereka ibintu byose. Mwana unyica inzozi kabisa. Yaravuga ati utambwira ko bya bintu wabikomeje, urangiye twabivugaga nzi ko ari joke, nari nzi ko ari ibintu bisanzwe. None mwana uzi ko naje nkagaranga gahamagara nkabona ntuhari. Uyu yaravuga ati mfa mwana feelings nari ndimo ntabwo zari kunyemerera kuba ndi hafi angaha, nabonaga ari kumpobera nkakomeza ninyeganyeza najye muhobera cyane nkumva ntiyandekura. Mugenzi warangije akoma mu mashyi aravuga ati mwana yanjye cya gisore burya cyagiye koko cyatwawe. Ndetse arumiwe yaravuga ati mwana winseka nawe byakubaho, ya ndirimbo ya Amaroni ngo niba utarakunda nawe munsi wakunze uzabimbaze. Uyarangije aravuga ati mwana uriya mukobwa twabonye ntago ari ku rwego rwawe urabizi, twebwe urabizi ko nta kintu dufite, twebwe tuba dushaka amafaranga yo kugira ngo twibereho. Ngaho rero mbwira ndamutse nguhaye pasi ye wazabigenza gute? Wazampemba iki mbese muri makeya? Ngiye mbwira ngende nkutigitire nimero ze nzikuzanire, hanyuma rero mukugezeho ubwo nawe kizakurikira urambwira nyine ibyo wampemba. Yaravuga ati ngewe ubikoze mwana naza gutema akantu. Yaravuga ati nge nzabikora ariko nge sinzaba mpari, ubwo ninamara kuguha pase nge nzayitambura nta bintu by'isoni. Yaravuga ati wowe ubinkorere mwana ubinkorere nta kibazo. Uyu mugenzi waravuga ati okay nta kibazo reka ngende mbirebe. Ibyacu bidatinze tuvuye kuri rwa ruhande hari urundi ruhande twagarutseho ku munsi ukurikiyeho. Wa musore wakunze uriya mukobwa ari hano yibereye muri siporo nk'ibisanzwe mu gitondo cya kare, ndetse uko ari muri siporo barakwereka ukuntu ibintu bihurirana. Wa mukobwa bakunze w'amataye w'amanyashi nawe yari ari muri siporo nanone, ari muri uwo muhanda niho ari gukorera siporo ze. Ndetse ibidatinze yageze ahangaha yarimo akora kamucaka, arimo agira ahangaha nakora utuntu tw'udusiporo twa hato na hatoya, arimo akora twa tuntu tw'udusiporo yambaye kuteri, arimo aragendera mu njyana iri muri kuteri. Ariko uko ari gukora siporo witegereze urebe yaratsikiye akaguru, arangije ahita agwa hasi. Kandi uyu muhanda arimo niwo wa musore nawe arimo. Undebera ukuntu ibintu bihurirana, ugakunda umuntu utazi ikintu cyari buzabahuze. Ariko ndebera muri aka kanya wa musore yahise aza yirukanka, aje gutabara nk'umusiporutifu. Ntabwo yari kubona mugenzi we yikubise hasi ngo akomeze areberere gutyo. Uyu musore arangije amubaza ati mu rugo iwose ni hafi angaha? Uyu mukobwa aravuga ati ni hafi ariko ndahamagara imodoka. Atumva wikwirirwa wigora, ibijye nabikora, nshobora kubona gufata nka kuvana ahangaha nkakujyana. Uyu mukobwa aravuga ati okay nta kibazo. Ubwo muri aho kanya uyu musore yahise afata inshingano zo kumufata akamutahana akaba yamujyana mu rugo, hanyuma rero akamwitaho kubera ko uno mukobwa ni impanuka nyine nk'izindi zose kuko bibayeho bitateguje.
turabizi ko impanuka ibaho itateguje. Ubwo tuvuye kuri runo ruhande, umusore yafashe inshingano zo kumujyana. Tugaruka ahangaha nanone babagiranye mu rugo rw'uriya mukobwa. Ni umukobwa rwose w'umukire, ariko nanone nta mugabo afite, aracyari inkumi nyine mu kuntu, ariko nanone n'umukobwa uba uri busy mu gushaka amafaranga cyane. Ubwo bidatinze wa musore amaze kumugeza mu rugo, ahita amukuramo inkweto, aramubwira ati umva humura rwose ahangaha ntabwo ndibuze kuhakoraho cyane. Uyu mukobwa aravuga ati ndi kuribwa cyane, ati ariko nanone ikizima izo nkweto wazihorera. Ariko uno musore arebye aravuga ati ko tumaze umwanya ahangaha, nkaba nta muntu nigeze numva uvugira muri ino nzu, waba wibana cyangwa nta wundi muntu nyine ufite mwabamubana kugira ngo aza kwiteho akumenyere buri kimwe cyose? Uyu mukobwa aravuga ati nari mfite umukozi, ariko muri iyi minsi yagiye iwabo mu cyaro, yagiye gusura ababyeyi be, kandi azagaruka mu cyumweru kiri imbere. Ubwo uri kumva ko nta wundi muntu uhari usibye njyewe njyenyine. Ndetse akimara kubimubwira aramubwira ati ariko ndi kuribwa cyane. Uyu musore nawe ahita amubwira ati okay, ubwo muri make bisobanuye ko ntawe ufite nyine muri make. Ati kandi ubwo niba utamufite ntari binge nagufasha, nyine nta kuntu se wanjyana mu cyumba aho uba, hanyuma rero ukagenda ugahindura imyenda, ukaza nkaba nagukorera massage aho ngo ku kaguru, kugira ngo wenda ndebe ko nanasigaho pomade bigende byoro. Urabizi imvune umuntu asizeho pomade biroro. Uyu mukobwa arangije aravuga ati ni ubwa mbere nkubonye, nta nubwo ndamenya n'izina ryawe, uri umuntu mushya ntazi, none uri kumva gute nahita nguha ubwigenge bungana gutyo, ugahita utangira kwigenga mu rugo rwanjye, ugatangira kugira buri hamwe hose ubonye? Uri kumva se ibyo bintu byakunda? Ibyo bintu ntabwo byashoboka. Ndetse uyu musore aravuga ati okay, ntabwo bishaka se? Ati cyane rwose, wakoze ndagushimiye, byaba byiza wigendeye ukandika njye nyine ndimenya. Uyu musore avuga ati ariko nyamara njye ntabwo ndi umuntu mubi, kandi ikindi nanone ndi kubona ko ubufasha bwanjye bukeneye muri aka kanya, nta wundi muntu ufite yakwitaho usibye njyewe ntabwo ndi umuntu mubi, nabigufashamo ibintu byose bikagenda neza. Uyu mukobwa aravuga ati musore, byaba byiza wigendeye, wakoze cyane rwose, wamfashije, nanjye nagushimiye, kandi ikindi ugomba kumenya ndaza kubyimenyera nta kibazo. Ubwo nageze mu rugo nicyo cyari ikibanze nari nkeneye, ariko muri aka kanya byose byabaye ntaribi. Ubwo umusore ahita avuga ati niba utabishaka nta kibazo, reka nigendere. Yarahagurutse, uno mukobwa nawe agize ati reka mpaguruke mbe naguherekeza nkugezeho ku muryango, nta mbaraga afite. Yagize ngo agiye guhaguruka, ahita yongera agwa ku ntebe nanone. Uyu musore avuga ati nubwo umpakaniye ariko ukambwira ngo ngende, nawe urabibona neza ko ukeneye ubufasha, nta wundi muntu uranga wakwitaho, nta wundi muntu uranga wagufasha, reka ngufashe nta kibazo. Ubwo umukobwa yabonye nta yandi mahitamo afite, yabona n'ubundi nyine nta wundi muntu wamwitaho ngo amufashe, ahitamo kwemera ubufasha bw'uno musore. Ubwo no musore baramuteruye, agomba kumuvana hano muri salo, akamujyana akajya guhindura imyenda, akambara imyenda nyine itamufashe cyane, kugira ngo abe yamusigiraho pomade, abe yanamwunga, arebe ko uno musore uno mukobwa yakoroherwa. Ubwo muri ako kanya ahita amufata aramubwira ati umva nyereka icyumba nta kibazo. Ariko uno mukobwa afite ubwoba, ari kuvuga ati iki gisore ubundi nakijyana mu cyumba kikankorera ibyamfura mbi, iki gisore nakijyana mu cyumba sinkizi, nta nubwo muzi kuva na hehe wapi. Ubwo muri ako kanya ariko hari ibibazo ugeramo ukavuga ati niyo yaba atari umwizerwa, niyo yaba ari umuntu umeze ute, ngomba kumwizera. Ubwo icyo ni cyagiye nyine uba ubona nta yandi mahitamo ufite, uba ugomba kumwizera byakwanga byakunda. Ubwo feri ya mbere umusore yahise amuzana mu cyumba cye kugira ngo aze yambare iriya myenda bajyana muri dushe. Ubwo mu bidatinze umukobwa nawe yaragiye ahita yambara. Akimara kuyambara, uyu musore yamuzanye hano ku buriri kugira ngo abanze amwicazeho, hanyuma rero umukobwa abanze aruhuke kugira ngo uno musore abanze kugira nyine yamushyireho pomade, amwunge, arebe ko yagenda yoroherwa, kuko hanayakinashyushye byakoroha kurushaho. Iyo bahise bahunga hagishyushye biroroha cyane. Ndetse uyu musore rwose bigaragara ko yicishije bugufi cyane, anubwo atumva ntabwo byahita bikunda ubu ngubu, kubera yuko ukeneye no kubanza nyine ugafata n'icyo kunywa. Buryamye ahangaha ngiye kugenda nkuzanire icyayi, ati rero ninamara kukizana byose biragenda neza ndabyizeye. Ati ahubwo se nashaka kukubaza nyine akabati kanyu kari he, cyangwa se turi muzima mwayiteretse he, kugira ngo mbe ndeba nyine ko nafata icyayi.
Yarangije aravuga ati genda urebe hariya mu gikoni, nihiri urebe n'agakombe byose biri hafi aho ngaho, ibikoresho byose niho biri. Uyu musore aravuga ati okay, nta kibazo, sigara wiyitaho, reka ngerageze ndebe kandi nturambirwe, ndakoresha buryo ki nyine ndacunguza uburyo umwete. Ubwo bidatinze umukobwa asigara ahanga yibaza, umuntu ntangiye guha ubwigenge akagenda agera aho ashaka hose mu nzu, akaba ageze no mu gikoni. Uyu mukobwa yatangiye kumwibazaho byinshi, gusa uriya musore ikigaragara cyo nta mutima mubi afite, ntago agambiriye gukora ikintu kibi, wiwe icyo akeneye ni ubufasha. Uyu mukobwa yarananiwe, yahise asa n'usinziriyemo gakeya, yari yinaniriwe. Hashize akanya wa musore yaragiye. Muri ako kanya umukobwa agiye kubona abona umusore aragarutse. Umusore ntabwo yagarutse gusa n'icyayi, ahubwo yagiye yagarutse yateste n'ibyo kurya. Uyu mukobwa arumirwa, aravuga ati byagenze bite? Uyu musore avuga ati nicyo kurya nyine nagushakiye. Uyu mukobwa aravuga ati none se wabwiwe n'iki ibyo kurya aho biri? Hanyuma rero ubwirwa n'iki na buri kimwe cyose ko nta n'umuriro wari uhari? Wabigenje gute? Nta n'inkwi zari zihari. Ndetse uyu mukobwa aravuga ati ndatunguwe cyane rwose. Uyu musore aravuga ati oya, ngewe nakoresheje tekinike zanjye rega, kandi izo tekinike nibanga ntago nazikubwira. N'ubundi mu busanzwe ngiye nsanzwe ndi umutezi, so ngiye ndi wa muntu bundi utekera abantu bakanyishyura, nkajya guteka mu birori nabo bakanyishyura, umuntu nkeneye nkamutekera. Uyu aravuga ati ntago byumvikana gute wowe ugenda ugateka nta nkwi zihari ntaki, ukazana ibiryo bihiye? Uyu musore aramubwira ati rega nabikubwira iryo nibanga, ahubwo rya wumve. Umukobwa atamiyeho, nyagasani uyu musore ateka ibiryo neza. Umukobwa yarariye, ndetse mu gukomeza kurya mbega ibiryo biryoshye, yaratunguwe bitewe n'uburyohe byari bifite. Ubundi hari abantu bateka ukaba utakwifuza ko hari undi muntu wagutekera. Uyu musore rero nawe yari ari umwe muri bo, bitewe n'uko n'ubundi niko kazi yari asanzwe anakora. Araje aramubaza ati wabyigiye? Ati ngewe narabyize, njya no kuminuza, so mbikora nk'ibiraka nyine, ntabwo ndabona akazi gafatika, ariko nanone ndacyari gushakisha. Aho bampamagaye ngo ngende mbatekere ndagenda nkabibakorera. Hanyuma rero no mu mahoteli rimwe na rimwe njyayo gutera y'ibiraka mu birori, so nawe kazi nikorera. Uyarangije aravuga ati rero bitewe n'ibiryo byiza watese ukabiteka neza gutya, ngewe ndashaka kumenya noneho uranca amafaranga ngahe, ko ibi biryo niyo waba wishyuye umuntu wanamwongeza ku mushahara mwari mwumvikanye, ndashaka uranca amafaranga ngahe. Uyu musore aravuga ati rega ibyo ntubigire ikibazo, nta mafaranga ndi gushaka ukwaka. Uyu aravuga ati ceceka, cyonganwa nako kantu, nta kuntu waba watetse ibiryo byiza gutya ngo ugende ntakwishyuye, ntago bibaho. Uyu aravuga ati rega bifate nkaho narindi kugufasha, kubera yuko n'ubundi narindi mu nshingano zo kugufasha, ntago nari kwanga kugutekera rero ngo nuko mu busanzwe nkorera amafaranga. Uyu aravuga ati rero nanjye ntago nakureka ngo ugende nta mafaranga nguhaye, oya never, ntago bibaho ibyo bintu, ntago bishoboka. Yaravuga ati ariko ngiye ibyo bintu nakubwiye ko nta birenze, ni ibintu bisanzwe kuri jyewe, ni ibintu nanakorera n'undi wari we wese, so bitewe no mu gihe cy'ubufasha, ntago ari iby'akazi nabikoreye. Uyu aravuga ati umva rero nanjye reka nkubwize ukuri, ngiye ndashaka kukwishyura kandi ndaguha amafaranga, ahubwo mbwira wowe urashaka ngahe. Uyu aravuga ati ntago nyashaka ariko. Uyu mukobwa aramubwira ati ngiye rero ndaguha 1,100 nyagasani, 1,100 kuba mutekera imwe gusa. Ubwo nyine uhita wumva ikigero no mukobwa yari ariho cy'amafaranga, kugira ngo umuntu agutekere rimwe wite umuhe 1,100 byihuse mu minota mumaranye. Uyu aravuga ati ukuntu wabitetse rwose ndaza kubiguha nk'ishimwe, ndaza kubiguha wenda ntubifate nkaho mbiguye kuko ari akazi. Uyu musore aravuga ati ariko nakubwiye ko ntayashaka, ntabwo nkeneye amafaranga, tumva please wivuga gutyo, ahubwo se hagati aho ngaho ntabwo nawe nagutindiye. Nyine uri kubona twirirwanye umunsi wose, hari ibindi wakabaye wagiye gukora, buri kimwe cyose ntago wari ukeneye nyine kuba wajya mu rugo ngo ugende nawe ugira ibyo utunganya, cyangwa se ujye no mu kazi winjiza amafaranga, nyine nkaba nagutindije. Uyu munsi aravuga ati oya nta kibazo, uno munsi n'ubundi nta kintu nari bukore, uno munsi nari mfite konji, nta kazi nari mfite ko kuba nakora, uno munsi nagombaga kwirirwa ndyoshya, nari ngiye muri siporo buriya kugira ngo nisubire mu rugo niyicarire, ariko n'ubundi niyo nanagera mu rugo ngiye kugenda ngereyo ndahita nongera ngaruka, hanyuma rero ngaruke nongere nkomeze nkwiteho. Uyu mukobwa yumva uno musore amwitayeho cyane kurushaho, aravuga ati reka nguhe namba zanjye, hanyuma rero nawe umpizawe, ku buryo anytime nakeneye umuntu uza kuntekera, cyane ko muri iyi minsi nta n'umukozi mfite, nahita nkubwira rwose ukaza. Ubwo muri ako kanya bahise bahana nimero. Uyu mukobwa aravuga ati
byaba byiza ahubwo ugiye ukanazana n'imyenda yawe kubera yuko ino nzu yanjye ni nini cyane. Hariya hasi harimo ibyumba, hejuru harimo ibyumba, so waza ugafata icyumba kimwe uraramo nta kibazo rwose, ukajya wenda unanyunga gutyo nta kibazo, ariko ubanga bitagusaba tike. Uyu musore aravuga ati rega njye nta kibazo, njyewe nta kibazo rwose, imyenda ndayizana kandi ntuzagire nyine na rimwe ugira icyo ukenera ngo ubure kumbwira nta ribi. Uno musore za nzozi twatangiye afite, twabonaga kare ari kuvuga ati icyama nkuriya mukobwa tugahura, kuri inshuro barahuye. Uyu aravuga ati gira rero genda kandi ubanguke, ntabwo uri butinde, ntabwo ndi butinde, ni watinda ndaza ko kwirebera. Aturaza se akaguru kawe katari gukora neza, nizo story bari bibereyemo. Ubwo muri ako kanya uyu musore yahise ataha, ariko nanone atashye agiye kugira ate kuzana imyenda kugira ngo aze ababana n'uriya mukobwa. Wibuka uno musore hari undi mugenzi we babana hano muri ghetto babagamo, yamuhamagaye guhera kare hose ntabwo yigeze amubona. Akiri aho yumva araje, arangije aravuga ati mwana mbwira, wagiye mu gitondo ugiye muri siporo, reba saa 12:30 ziragize za nimugoroba, wari uri he? Ugira avuga ati mbaza ahubwo ngo narindi gukora iki? Ubwo nagendaga wa mukobwa wibuka ufite amanyashi twabonye yarari muri siporo arimo yibyinisha gutya, noneho mbaza ngo ibyakurikiye yose. Nakomeje kumwitegereza, ubwo rero ngiye kubona mbona yikubise hasi ngahuda. Akimara kugwa hasi ntabwo uzi ibyakurikiye yose, nahise mwegura, maze kumwegura uyarikanga, maze kumwegura arambwira ati ahanga ndi kumva ndi kuribwa cyane, please ndi kuribwa. Ubwo nanjye nahise mufata nkijeya, mpita mufata mujyana mu rugo, ariko komeza kugenda atakavuga ngo ari kuribwa. Mugejeje mu rugo mba ntangiye kumukorera massage. Ati mwana uri kunyikinaho, uri kombeshya, ntabwo nabyemera ibyo bintu. Atumva we n'ubundi ntabwo ujya unyizera, ubanze umunsi umwe uzabyemera, ari uko nakweretse n'ibyo yampaye. Wari uzi si ibintu yampaye? Ntabyo uzi wowe, wabibwirwa n'iki? Jya unyizera, yampaye 100,000. Ati mwana uvuze ngo iki? Subiramo, uvuze ngo iki? 100,000? Ati 100,000 yabimpaye kuko namutekeye. None uyu munsi umwe wagiye gusa ukamwitaho kwako kageni, yaguhaye 100,000 cyane, ahubwo ubutaha noneho urabyumva ayo nzazana zaba ari agahebuzo. Ndetse uyaravuga ati mwana uriya mukobwa afite amafaranga, uriya mukobwa afite ubwiza wutazi, yarikanga. Ariko mwana njye ntabwo ndabyumva na n'ubu ngubu. 100,000 wowe wabikoreye bro, 100,000 wowe uri kubyumva? Urayafata ayo mafaranga yose kubera ka massage wamukoreye, kubera buri kimwe cyose wamukoreye, ahita guha 100,000. Ati 100 yabimbariye arabimpereza mu biganza byanjye, ndayafata gutya ndayakira. Ati mwana sha ndi kumva noneho ibintu wambwiye natangiye ntabyizera, ariko ubungu nagiye kubibona nkaho biri kuba imbere yanjye, biri kumbera imbere. Atumva wishyuha cyane, wendaza guhita nkukubitamo 20%, ubwo tayari nawe ugende wimenye. Ariko ibyo byose biraza kuba bitewe nuko utanyizera. Uyaravuga turi gukina ntago ndabyumva, ndabyemera ari uko yanyeretse ayo mafaranga uze kuyanyereka kugira ngo nze kubyemera. Ngaho rero zana senkani. Sasa ndebere uyu musore yese mubwiye ati umva turagabana nyine senkani zizane niba koko ubyemera ko yayaguhaye. Urabyemera? Uyu yahise arakara arigendera, aravuga ati mwana ibyo bintu utangiye kuzana nawe ntago ndi kubyumva neza, ntago ndi kubihurizaho nawe. Ubwo feri ya mbere yagiye kureba imyenda, icyakurikiyeho yese agaruka mu rugo rw'uriya mukobwa, atangira kumwunga, atangira kumuvura, mwita amukorera ka massage koroheje, ndetse bidatinze ari nako anamuganiriza. Uyu mukobwa yararibwaga, urabizi imvune iraryana cyane, noneho cyane cyane iyo bari kukunga mw'ubu buryo, bari kugukandira, baragukanduka byumva. Uyu mukobwa yari afite uburibwe budasanzwe, nubwo uno musore ari muri runo rugo ari kwita kuri uno mukobwa. Wibuka uno musore we hari ibindi bintu yimaginagamo, akimagina nk'umunsi umwe yabaye boyfriend w'uno mukobwa, ibintu nk'ibyo. Yaramwunze amwitaho, iminsi yakomeje kwicuma amuba hafi, ndetse ku munsi ukurikiyeho bidatinze wa musore yaragiye ategura breakfast, ategura buri kimwe cyose uno mukobwa yakenera mu gitondo. Arangije aza kumureba kare, umukobwa aranga ari kwigorora, mbega ijoro ibintu rwose byari neza cyane. Ariko nanone yitegereje abona wa musore yahageze, aramubaza ati mwaramutse, none wageze ahangaha gute? Ko mbyutse nkubona mu cyumba cyanjye, kandi urabyibuka neza ko nakubwiye ko nzajya nguhamagara kuri telefone nkakubwira ko ngukeneye ukabona kuza. None ko ntigeze nguhamagara
ni kubera iki wayisuza mu cyumba cyanjye? Uyu musore avuga ati wowe nazindutse kare ndangije ndagenda nagura no breakfast nkora buri kimwe cyose, ndavuga ati reka nze nkurebe so menye nuko merewe, nabonye utampamagaye nyine usa nkaho uri gutinda, ndavuga ati wenda reka nze ndebe uko merewe, numvaga nabyo byamfasha nta kibazo nkamenya uko merewe. Ubwo bidatinze yaravuga ati ese nibyo? Ndetse n'umusore ahita amubwira ati reka turebe akaguru kawe uko karamutse kameze. Ndetse hashize iminsi nyine ari kumwunga, hashize iminsi ari kumwita akomeza amwitaho, yagombaga nyine kumukurikirana nk'umurwayi we akamenya nuko amerewe, akamenya uko ubuzima bwe buhagaze. Uravuga ati please aho ngaho noneho biri kundya cyane kurushaho, ariko nanone aho ngaho aho biri kugenda byoro, uri kumva ko narimo aragenda noroherwa uko iminsi iri gukomeza igenda yicuma, iminsi igenda iza indi shira indiza, ni nako ari kugenda yoroherwa gahoro gahoro. Uyu musore avuga ati ahangaha se uri kubyumva gute? Atari ikigaragara ahangaha hanabyimbuze, uko hari habyimbye mbere byakomeje kugenda byoroha, ntabwo hakibyimbye cyane nk'uko hari hameze mbere. Ndetse uyarangije aravuga ati aho ngaho noneho aho ngaho niho handyaga kurusha ahandi hose, ariko muri aka kanya ndi kumva nanjye horoshye, bisobanuye ngo nta gihe kinini mfite muri ubu burwayi, ndagenda noroherwa. Uyu musore amuga tumva haguruka tugendagende rero turebe ko wakoroherwa, haguruka tube tugendagenda tugende urebe ko wakoroherwa. Nyine iminsi komeza kugenda yicuma mukoresha udusiporo, urabizi iyo umuntu yavunitse arimo agenda yoroherwa gutya. Ahanini kinakubwira ko worohewe ni uko utera agatambwe gahoro gahoro, ukagenda ugenda gahoro gahoro, bitewe n'ukuntu uri kumva nyine witakikurya cyane, nibwo uhita umenya ko worohewe cyane. Ubwo iminsi yakomeje kwicuma akajya akomeza amumenyereza, agenda amugendesha agira gute. Uko iminsi yicumye igihe cyarageze nicyo gihe ngo umusore atahe, ndetse mu gutaha n'umukobwa yari amaze koroherwa, noneho asigaye yigenza nta muntu umufashe, akagenda ku giti cye acumbagira, ariko nanone ntabwo bimeze nka mbere uko yari ameze. Ubwo bidatinze ageze ahangaha aravuga ati ariko nanone ntabwo wagenda ntagushimiye bitewe n'ibintu wamfashije. Ati rwose waramfashije, wambaye hafi aho Burundi wese atari gushobora kuba, wewe waraje urahaba, ndetse mbambona naranakubereye n'umuzigo kubera yuko hari ibintu byinshi wari ukwiriye gukora utakoze. Ati rero hari impano ndi gushaka kuguha nk'umuntu wambaye hafi, nk'umuntu witaye ku buzima bwanjye. Waravuga ati ushatse kuvuga iki se ubwo? Udashaka kumbwira ko ushaka kumpemba? Nge ntabwo nakoreraga amafaranga, tumva ni impano, ntabwo ari uburyo bw'amafaranga, ni impano. Nge ndakugenera impano nyiguhe nk'umuntu wambaye hafi. Ati hoya nanjye nakubwiye ko ntakeneye amafaranga, ntabwo naje gukorera amafaranga, ngiye twabanaga hanga kugira ngo fashe, kugira ngo nkwiteho bitewe n'uburwayi wari ufite, ntabwo twabanaga hanga kugira ngo nkorere amafaranga. Oya aravuga ati ariko wibuke iyo wanze impano y'umuntu aguhaye ntabwo ari byiza, buriya ntabwo mu buzima busanzwe ari na byiza kwanga impano. Ati akira ibi ngibi. Yaravuga ati kandi nakubwiye ko nashaka amafaranga. Atumva uri kubifata nabi. Ati hoya nta mafaranga ashaka rwose, nta mafaranga ashaka, nta bihembo ashaka. Ati we bifate nkaho wakorera umuntu akantu keza, hanyuma uwo muntu agakenera kukwitura. Mu buryo bwo kukwitura akaba yaguha aya mafaranga mu buryo bw'impano, nyine nk'impano aguhaye. Uyu musore yabonye nta kundi arayemera. Uyu mukobwa aravuga ati kandi nzakomeza ngushimire ibihe byose kuko waramfashije, wambaye hafi. Ati ariko nanone ugomba kujya ugaruka ukaza kunsura ukareba uko meze. Ati nta kibazo, nzagaruka cyane, ahubwo rwose nzajya nza ngusure ndebe uko meze, kandi uzakomeze kugubwa neza urware n'ubukira. Muri ako kanya uno musore ahita amuhobera mu buryo bwo kumusezera, agomba kwitahira icyari kimubesheje muri runo rugo, bisa nkaho yari abisoje. Ndetse aravuga ati sawa urabeho nta kibazo. Mu kugenda uyu mukobwa nawe yakomeje kumwitegereza, umusore yitahanira ibandari. Ndetse ibyacu bidatinze uyu mukobwa amaze kubona kuri ya musore arenze, nawe yahise yisubirira mu nzu, agomba kugenda nyine akagira ibyo ajya gutunganya. Wibuke n'umukozi we ntagaragaruka, ubwo bisobanuye ngo azakomeza akenera uriya musore ko azajya aza kumutekera. Wibuke no mu busanzwe uriya musore akazi akora nako guteka, iyo ukeneye umuntu ugutekera uramuhamagara, nawe niko kazi yikoreraga. Sasa mu ruganga wa musore babana ari kumubwira ati mwana wayobye, ibintu urimo ntabwo ndi kubyumva, wowe misiyo dufite nimwe, uriya mukobwa murya amafaranga birangire, genda umukureho amafaranga,
none mwana ngo yanaguhaye amafaranga ubanza kuyanga. Ibyo bintu ntabwo nshyigikiranye nawe. Uravuga ati mwana uriya mukobwa afite umutima mwiza, yicisha bugufi, ariyoroshya, sinzi impamvu nyine unshyigikira, kandi sinzi n'impamvu bumva ko gahunda cyangwa misiyo ari ukumurya amafaranga ye nayo yakoreye. Tureke kumurira amafaranga rero. Uravuga ati mwana ibyo ntabwo ndi kubyumvikanaho nawe. Sasa mugenzi we yatangiye kumushishikariza ngo agende yirira amafaranga, areke gukomeza amukorera mu ubwo buryo mw'ubufasha. Byacu bidatinze ku munsi ukurikiyeho wa mukobwa yaramuhamagaje, uno musore aza kumutekera n'ubundi nk'akazi ke nk'ibisanzwe. Anaje aravuga ati rero urebe hariya mu kabati, urebe hariya mu gikoni, byose ushaka birahari kandi mu minota mike cyane. Ukoresha uburyo cy'icyayi kiba kibonetse, ngiye kugenda ndaba ndi mu cyumba cyanjye ukinzanireyo, kandi nyine ukoresha uburyo utaza gushyiramo isukari nyinshi. Hari ibyo ngiye gukora hariya online, hari abantu ngiye guhugura, uze gukoresha uburyo kitari buze gutinda kandi ugira akazi keza. Wa musore avuga ati okay nta kibazo rwose ma naribi. Uno musore ahita yikomereza akazi ke, ajya guteka ndetse agiye kubanza mukorera icyayi. Uriya nawe agiye online, hari abantu bari guhugura, abari guha amahugurwa nyine bakoze groupe online. Ibyacu bidatinze tugarukanga wiwe yibereye mu kazi ke nk'ibisanzwe. Ubwo muri ako kanya wa musore yahise amuzanira ka cyayi, mu kumara kukazana aramuhereza, ndetse uyu nguyu yarari mu biganiro nyine narabo yarari kwigisha, aramubwira ati mva ushyizeho ku ruhande, ntabwo ari ngombwa ko nahita nkinywa ubu ngubu. Ariko nanone uno musore mu buryo bwo kugira ngo yitahire, yari amaze guteka byose abisoje, yagombaga kumusezera agataha. Aramubwira ati mva se ko ngiye se. Uyu mukobwa nyine kubera ko atari kuva online nibyo yarari gukora, yahise amukubita agakisi kihuse, aramubwira ati mva sawa nta kibazo rwose, ugira urugendo ruhire. Bidatinze nyamusore yagarusanga uyiravuga ati we watangiye gusara man, ako gakisi yaguhaye kagusajije, nta nubwo nakaguhaye kwitama mwana, usa nkaho watangiye guta umurongo, uri kugenda mu murongo utariwo. Urabizi misiyo dufite, none ngo watangiye kumukunda nyagasani. Uyu musore koko yatangiye kujya mu rukundo cyane n'uriya mukobwa, kandi umukobwa we ntabyo aramenya. Ariko uno mugenzi we babana ntago abyemera, nta nubwo banabyumvikanaho, ntibazanabyumvikanaho. Ari kuvuga ati nge ndi kwibaza ikintu kiri kujya mbere kuri wowe, byakomeje kundenga. Kubera icyo utari kugenda gushaka amafaranga, kubizi ko ariyo dukeneye, ukagumya ureba ibyo. Mwana wisubireho, witekerezeho. Ubwo yahise yigendera. Uyu mugenzi we yaramugejejeho agatekerezo, amubwira ko yatangiye gukunda uriya mukobwa. Kumbi umukobwa nawe ari kuryama, intekerezo ze zikigumira kuri uriya musore. Bisa nkaho bose reka ndeke kumena ibanga hakiri kare, mwirebere filime muze kuyirangiza, muri buze gusobanukirwa buri kimwe cyose. Ibyacu bidatinze ku munsi ukurikiyeho nabwo yaje kumutekera, ariko wa mukobwa yamuturutse inyuma. Uyu musore atabizi, umukobwa akomeza kumureba, akakomeza mucunga, akavuga ati mbega igisore cy'ikibogari yo ni kiza DC. Kumbe uno musore nawe arimo arateka yikanga umuntu, ahita amureba. Mu kumureba yahise amubona. Umukobwa bahise bamubona, uyu musore avuga ati rega ngwino nta kibazo, niba uri gushaka kuba wateka nkaba nakwigisha nta kibazo ngwino. Oya aravuga ati nakomeje nkwitegereza nkibaza uri gutekereza ibiki, iyo uri wowe wenyine uri nko guteka nk'uko nguko uri gutekereza ibiki. Uyu musore avuga ati rega nta birenze rwose, nta bintu bihambaye mba ndi gutekereza, ni ibintu bisanzwe byaho gusa. Si ngaho amaze kuvumbura kuri ya mukobwa nawe ashobora kuba mukunda. Feri ya mbere ageze mu rugo yaje abyina, ndi mu rukundo crazy for your love. Yewe bw'amana yanjye, urukundo rwabaye urukundo. Ndetse umusore uri ahangaha ibintu byaryoshye, ariko byinira akabyiziki wa musore mugenzi we amubwira ati mwana ndi mu rukundo muri aka kanya, ibintu byaryoshye. Uzi mwana mbega ibintu bidasanzwe mwana, nkubwiza ukuri. Yaravuga ati ariko si ibintu urimo ni ibiki mwana, utanzana ahubwo bugoryi, nge nakubwiye ko ntabishaka. Uyagiye kwigendera. Wa musore Henry yahise amufata aramugarura ati mwana ushobora kundekura, ibyo bintu urimo nge nakubwiye ko ntabikeneye, nakubwiye ko ibyo nkeneye ari amafaranga. None ibyo bintu watangiye kwibambarikamo ugenda wishingamo mwana, ibyo nta kintu bizakugezaho, nta na kimwe bizakumarira, usibye ko uzasigara uri kiwerewere gusa. Ndekura kwanza na nigendere mani bro, ndekura. Urandekura? Uremera ko ugiye gutandukana n'uriya mukobwa ntuzongere kumutekereza? Ati cyane rwose. Uramureka? Ati cyane, ngomba gushaka amafaranga mwana, amafaranga niyo dukeneye. Ati okay
niba rero twabyumvikanyeho nizere ko ari kugiye kubikora, urebe ukuntu bari bafatanye, nizere ko ari kugiye kubikora. Ati cyane rwose mwana nzabikora nta ribi. Tugaruka kuri wa mukobwa ahangaha mu masaha ya nijoro yarimo atekereza ati se uhamagara uriya musore nkamubwira tukazatemberana ku munsi w'ejo, ati po reka muhamagare. Ubwo bidatinze uriya mukobwa akimara kubitekereza akanabyishyiramo ko agomba kubikora, ntabwo yari gutindamo, direct yahise abikora byihuse. Feri ya mbere baje gutemberana, ntatangiye gutembereza uwaje mu rugo rwe, ayawo yari asigaye akoresha nk'umutetsi, ntatangiye kumutemberana agenda amubwira ati hari ahitwa gutya, ziranche rwose ukeneye gusohoka wasohokera muri iriya hoteli. Ntabwo byarangiriye, bagakomeza no kujya bazana ngaha mu gikoni bagatekana. Yakavuga ati umva njye uranyigisha ndava mbimenya, atumva kubimenya gusa ahubwo se kuri buze kubimenya bikakurenga, ugomba kubimenya ahubwo bikanakurenga. Ndetse yarangije avuga ati utazana bya bintu byawe byo kwiya guteka wenyine ukajya wanga kumbwira ngo shyiremo umunyu. Yaravuga ati ubwo ukunda kujabura nyine. Baniterera story rwose nta kibazo, cyane ko bari n'urungano. Ndetse bidatinze ahanga bari bagiye gutega karoti, uyu musore yari afite ibyo ari kwitaho, umukobwa nawe afite ibyo ari kwitaho. Yaravuga ati ariko ubundi reka nkubaze, nk'ubu ngubu uramutse ukunze nk'umuntu ugashaka kubimubwira wabigenza gute? Yaravuga ati ubwo se nawe uburyo mbimubwira bose nahita mbimubwira njye se njye ndifana, nahita mubwira ati mva ndagukunda, hanyuma rero nkajya mfata nka karoti nk'izi ngizi turi kurya, tugiye kurya mu kanya, nkahita ngafata nkakamuhereza. Ati gute nyine? Ati gutya hari icyo utabona se? Kumbi byose bakoraga byagendaga n'ubundi bisa nkaho bigenda bikuza urukundo bari bafitanye, bisa nkaho n'umukobwa yamukunze, umusore nawe turabizi we yamukunze mbere akimubona. Ubwo nawe urabyumva. Ndetse bidatinze iminsi yakomeje kwicuma, urukundo rwabo rugenda rukura umunsi ku munsi. Ku munsi ukurikiyeho reka twigarukiranga, wa musore yatashye bitinze, ataha mu rukerera. Nko kumara kugira ahangaha asanga wa musore wundi babanaga wiwe ari hafi kubyuka, ariko aracyari mu gitondo cya kare, asigaye yirarana. Arangije avuga ati bro mwana njye ntukaze unkangura, reba amasaha hanageze, aho uba waraye mwana ntago uba wahambwiye. Yaravuga ati rega ndabizi ikibyica rega, mu minsi mike ngiye kugutama inoti, vuba ahangaha agashahara kanjye karaza. Ahubwo se reka nkubaze, uri kubyumva gute mbaye nkutaye imifungo, warangiza ukareba uko wigenza mbere yuko uvuga ibyo byose? Yaravuga ati koko se se wumva amakuru nk'ayo ngaho ugiye uyazana buri gihe kikaba ari nacyo kintu kikugenza, mwana wazavamo umugabo. Ariko iyo uzanyemo biriya bintu ngo by'inkundogo warakunze, birangiye ntago mbifana, nta nubwo mpuza nabyo mwana bro. Yaravuga ati ariko nanone ntago wagakwiriye kuvuga gutyo, ntago byakuraho kuri ya mukobwa mukunda n'ubundi, ntago byabikuraho. Yaravuga ati umva kandi urabyishe, wari utangiye kuvuga ibintu bizima ariko wisuzana mu bya bindi nanga. Ibyo bintu ntukabivuga ndi kumwe nawe, kuko ibyo bintu byo kujya mu rukundo bizaguhindura imbwa man, bizaguhindura umuntu wa fake. Ubwo bidatinze reka twigarukira ahangaha, wa musore n'ubundi ngaho da, simubibona ko batangiye kurujyamo se? Batangiye kurujyamo, ibintu byabaye. Nese niba yamubajije ati watamika umukunzi wawe gute, akamutamika mwubwo buryo yamutamikamo, uri kumva igisigaye ari iki? Ndetse uyu nguyu akomeza amuganiriza avuga ati rwose ndi kubona iminsi maze ahangaha, sha rwose ndi kuba niturije, turabeshye. Batangira no gukina udukino tw'abantu bakundana. Niba ufite umuntu mukundana mukaba mutajya mukina gutya, sha hari akantu muri kubura. Nizere ko ino filime niyarangira uri bugende ukareba boyfriend wawe, waba uri umusore ukagenda ukareba girlfriend wawe, mugakina udukino nk'utu mukajya mu rukundo. Muri ako kanya bidatinze barakwereka wa mukozi w'uno mukobwa yaravuye mu cyaro, ndetse yaragarutse, yari yaragiye gusura turabizi, yaragarutse ahangaha mu kazi. Ndetse yarangije avuga ati mabuja nizere ko wari umeze neza cyane rwose. Ati nta kibazo, ahubwo se wowe urugendo rwagenze rute, mu rugo wasanze bameze gute? Nta nubwo wigeze unampamagara. Ati rero sha rwose nari nguhangayikiye nabyo, ntago byari kuburamo, nari ngufitiye impungenge. Ati rero mbwira bimeze bite? Ndetse wa mukozi aramubwira ati meze neza rwose nta kibazo. Uyu musore nawe aritegereza aramureba, amuhira hasi amugeza hejuru. Aravuga ati ndi kubona umukozi wawe rwose nta kibazo cye, ndi kubona ari umuntu utuje waho ngaho. Ubwo nyirabuja ahita avuga ati umva genda ujye mu gikoni nta kibazo, nabibonye ko waje. Ahita afata cya gikapu cye arigendera. Nawe nije ya ntugire ngo, ariko no mukobwa agenda yitegereza uno musore cyane,
ariko se byagenda byaryo. Uyu mukobwa arangije aravuga ati sha rwose sinjye kukubeshya, kuva aho nabereye ni ubwa mbere nari impuye n'umuntu ntazi w'umusore, narangiza nkamuha ubwigenge cyangwa se mu kimwe nkamwemera kuza mu nzu yanjye, akagira buri hamwe hose, agatangira kunyinjirira, akagira ahantu hose. Sha ni ubwa mbere rwose byari bimbayeho, nari nzi ko ibyo bintu bitambaho, nari nzi ko bitazanambaho, ariko naratunguye cyane ubwo nahuraga nawe bigahita bimbaho. Uyu musore arangije aravuga ati ubwo mvumbuye icyo ushatse kuvuga. We aravuga ati iki? Ati ushatse kuvuga ko muri make unyizera. Ubwo muri make uranyizera kandi ukananyizera cyane kurusha abantu bose mwagiye muhura, kurusha abantu bose uzi, unyizera kubarusha bose. Yarikanga aravuga ati ntabwo unyizera. Ati wapi ntabwo nkwizera? Ntabwo unyizera, vugisha ukuri ngo ntunyizera. Ntabwo nkwizera. Ati sawa, niba utanyizera rero ngiye kugusomagura. Ati ntabwo unyizera, ntabwo unyizera baby please, ndakwizera. Yari imikino nyine y'abantu bakundana. Ibyo byarabaye nyuma y'uko ibyo byose bimaze kuba mu masaha ya nijoro. Ubwo muri make wa musore kubera ko uriya mukozi yaje, uriya musore asigaye yitahira akajya iwabo, akazagaruka agarutse mu kazi. Mahanga mu masaha ya nijoro uyu mukozi yaravuze ati mabuja, hari ikintu kimwe ndi gushaka kuba nakubwira kandi cy'ingenzi. Nyirabuja arangije akuramo kwitera avuga ati okay nta kibazo umbwira. Ndetse uyu mukozi arangije avuga ati rero ukuntu bimeze, uriya musore nakomeje kumwitegereza cyane, uriya musore mukundana, ariko naje gusanga uriya musore ikigaragara cyo ntago agukunda, kandi ikigaragara cyo uriya musore nta nubwo azakomeza kugukunda, ahubwo mba mbona rwose uriya musore ntazi ibyiwe pe. Ibyo by'ubanza ubimenye, mba mbona ashobora no kuba wenda agenzwa n'amafaranga, cyangwa se mu kimwe akaba agenzwa n'imitungo ufite, bikaba ari byo bintu bimugenza. Nyirabuja aribaza, ase ibi bintu uyu mukozi ari kumbwira ntago yubahutse, ntabwo arengereye? Naruga tumva rero nkubwira, niba uzi ubwenge uri kumva ukaba ureba kure, subiramo ibyo bintu. Uravuga ati rwose ashobora kuba agenzwa n'amafaranga, kandi mabuja ntago ari ukukuvogera, nta nubwo ari ukukubahuka. Uriya musore mba mbona atagukunda, mba mbona ikintu kimugenza ari nk'imitungo yawe wifitiye, akaba ariyo mpamvu nyine akomeza akwereka ko agukunda kandi atagukunda. Sasa nyirabuja biramurakaza, aravuga ati ubabize ubwenge ntago wazongera kuvuga amagambo nk'ayo, kandi ugomba kumenya imbibi zawe, warangiza ntukazirenge, uko iyo uje kumbwira ibintu nk'ibi ngibi uba warengereye. Icyambere cy'uriya musore ntago uzi uko twahuye, nta nubwo uzi aho twahuriye, nta nubwo uzi icyo dupanga njyewe nawe. None ushingira kuki uvuga ko ashobora kuba nkundira amafaranga? Ni iyihe ngingo ushingiraho uvuga amagambo nk'ayo ngayo? Kandi Dora, uyu mukozi ngo yitwaga Dora. Nagira nkubwire ngo ucunganwe n'umunwa wawe, ucunganwe n'ibyo ukora. Vanga agenda agira vuba vuba. Wa mukozi akimara kugenda, nyirabuja yahise yongera yishyiramo kuteri, tayari akomeza kwiyumvira umuziki. Ese kubera icyo uriya mukozi avuze amagambo nk'ari? Ni ikihe gihamya kigaragaza ko uriya musore adakunda uno mukobwa? Ibintu byagenda byaryoha. Tuze kuyirebana turangize wirebere, ndetse bidatinze ku munsi ukurikiyeho uyu mukobwa yari ari kumwe n'uno musore. Uyu musore avuga ati ariko rero baby, uri kubona ko Dora yamaze kuza, rero njye ndikumva nta mpamvu yo kuzajya nkomeza nza kugutekera, kandi ikindi ugomba kumenya, ntabwo nkikeneye umushahara umpemba kuko nateze, kubera ko ufite umukozi. Gusa ubundi naba ndi gukorera iki? Yaraje, njye naragufashaga igihe yabaga adahari, ariko muri aka kanya arahari. Nta mpamvu n'imwe rero yatuma njya guteka njya kugufasha, kandi ibyo ngibyo nagira nkubwire urwego byabiriho, byaba bisa nkaho umugabo ari guteka kandi hari umukozi. Aravuga ati okay nta kibazo, ubwo muri make uzajya ujya guteka ariko tugiye gutekana njyewe nawe, tuzatujyana mu gikoni, icyo gihe nibwo uzajya guteka, sibyo? Ariko ikindi gihe tutari bujyane guteka, ubwo umukozi azajya abimenya, hanyuma rero wowe wituriza, ariko icyo gihe binyemerera, nta kindi gihe rwose uzongera guteka. Ibyo byo ntago bizakunda, sibyo baby? Ati njyewe ibyo ntago ndi kubyemera, uzajya wijyana uteke. Uyu aravuga ati ntago nzabyemera. Uzajya wijyana ariko ntago uzabyemera? Nzabyemera nta kibazo, ariko baby nawe urabyumva nyine, so wagakwiye kujya wijyana ugateka wumwe, hanyuma rero nanjye nkajya nteka hashize nk'igihe wenda, sibyo? Hashize nk'igihe kinini, igihe kinini mukuntu. Uyu aravuga ati oya ntago nabyemererega. Ko muri ako kanya ari nako bagenda basatirana, iminwa yawo yegerana,
ibi murabizi cyane cyane, murabizi cyane. Uyu mukobwa aravuga ati okay, nta kibazo, twese tuzatujyana, sibyo? Ati ndabyemeye ntaribi. Uwo muri ako kanya uyu musore bidatinze yahise amwegera nyine, arabanza aranamusoma n'iki, ibona ko bisa n'iki nta kibazo. Ubwo ibyo byose byarabaye, urukundo ruri gukura umunsi ku munsi. Tuvuye kuri uru ruhande, uyu aravuga ati mwana, noneho aho bigeze urukundo rwanganje, ndi kumukunda nanjye ku kigero ntabisobanuraho, ntabona ubusobanuro. N'uwambaza turi kumukunda gute, ntago nzi percentage nabishyiraho rwose. Sinjye kukwirarira ngo njye kukubeshya, njye kugutera ibintu byo kukubeshya, ntago nshoboye. Uriya mukobwa aritonda, ni mwiza, arankunda, noneho ngiye twabigeraho, mukunda kubi ndetse urukundo nanamukunda. Mwana ntago nzi ko narwikuramo, kubera ko ahantu rugeze ntago ntishoboye kuba narukontorora. Uravuga ati ariko ibintu uri kuvuga simbyumva. None se uwo mutima ugutera gukunda uba he? Ntago uba muri wowe? None ndashaka kumenya nyine kubera iki utawukontorora ngo ubuze gukunda umuntu udashaka. Bisobanura ibyo bintu, ubundi byumvikana gute utawukontorora ngo ubuze gukunda umuntu udashaka, warangiza ugakomeza wingingira ngo kunda, ni wowe bigiramo uruhare. None ndashaka kumenya uwo mutima ntago uba muri wowe? Uyu musore arangije yumva uno mugenzi wari gukomeza amushyiramo imbaraga zo kumwanga ngo ntajye mu rukundo. Ati mbwira se nyine, kutambwira ukandeba gusa. Ati okay, uba muri njyewe nta kibazo, ariko nanone mwana ntago nawukontorora, kuwukontorora sinabishobora. Ati mwana uri kumbeshya gute? Njyewe umutima wanjye ndawukontorora, nkawubwira ati kunda, narangiza nkawubwira ati anga umuntu, ukabikora. Nawe kandi ndabizi nuko byagenda. Abantu ntimukigire nkaho mutazi gukontorora imitima yanyu, ukontorore. Uravuga ati mwana rero ibintu bigeze sinjye gukubeshya pe, kuwukontorora. Nagiye mubwiye ko nta mbaraga mfite, kandi ibyo bintu ntukomeze kubinyingingira, ukomeze ubimatira ngo mbikore. Atumva ugomba kumurekura uriya mukobwa ugashaka amafaranga, cyangwa se mu kimwe uhitamo gutandukana nanjye. Ati mwana buri umunsi umwe wakunze, rahira kutazaza kubimbwira, ukambwira ati nanjye byanani. Erega urukundo rujyaho rushaka. Ubundi iyo tugeze mu by'inkundo dutekereza ko umuntu aba atagikontorora n'umutima we, kubera ko umutima we niwe ujyaho ushaka, ntago aba akiwutegeka. Mwana ntago wakwishyiramo umuntu ngo umukunde. Uravuga ati rega uri kubimbwira nkaho ndi bubyumve, wagira ngo ni abana bahari epfo muri garidiyeni uri kubyigisha ubibashyira mu mutwe. Ati oya, ntago ari uko biri, nawe uzabimenyerega, ubundi wazakunze. Ati njye guta umwanya ku mukobwa mukunda se ngo ampa amafaranga? Uyu musore amubwira ati mwana nagira nkubwire ko rero ibintu uri kunshishikariza ntago wabigeraho, kuko njye ibyo namaze kwinjira mu bintu nanjye ntasohokamo, namaze kwinjira mu bintu nanjye kubivamo byangora ndetse na cyane. Ubwo uriya mukobwa namaze kwiyemeza kumukunda, n'umukobwa mwiza, ntacyo abuze, arankunda, ndamukunda, afite byose. Kandi nanjye mwana nari nkeneye umuntu nakunda, umuntu nawe urukundo rwanjye nkamukunda bya nyabyo. Ureke biriya bintu byo kwirwa mbeshya abana b'abandi, kandi hari uwo nagakwiriye gukunda. Ati ibyo rero byigumanire, ngende kumva ntashobokana nawe rwose. Yaravuga ati kandi mwana wasaze ibi bintu winjiyemo byagusajije nyagasani. Ubundi umuntu utarakunda aba yumva mugani, utapfa gukunda umuntu uko wiboneye ngo byiyumvimo wumve birabaye wapi, aba yumva ibyo bintu bidashoboka, aba yumva bitanabaho. Aravuga ati iki gihuzi ko cyasaze we, ibintu kiri gukora ntakiri kubitekerezaho, ntabwo ndi kumvikana nawe neza, ntabwo binashoboka. Ce n'est pas possible. Mwana wowe uzashiduka wasaze, kandi njye nkugiriye inama nka mukuru wawe ndetse nk'iniga mu bana. Ese uratekereza agace ka kabiri kari buze kuba kameze gate? Ko ari nayo finali. Ciao duhure mu kanya.